noneho Irene yamvuze bavuga ngo ngiyewe ngo Johnny we wanjye ngo ambara ngo inkweto ya miliyoni ngashambara inkweto ya 2 nambara inkweto ya 2 buse Fose basigune angahe wana mugani yagira kugusebya siyansebeje kuri kamera noneho ongeraho kamera ya MIE umuntu ujya muri comment avuga ngo uriya ngo umwana ngo rasinda ngo si byiza nabinyweye ntibyanyishe sinayi wabo sinji wabo ariko aba hosters nago bisaba gusa kuba uri umustar ahubwo hazamo no kuba uri n'umunywi uri umunywi kandi urika ko na Irene nigize kuva akakunda Jory cyane ari crush we ariko se byari biherutse se wari wongera kubona nyine umukuyemo none baranze ariko Nyaksosi umuhungu mubi twakundana ndamukunda impamvu tutaba posting dukundana n'abantu batari seriye wenda ariko navuga bitari seriye ameze nka Eric nono yeba Eric uberike kuko yakugeza kuki abantu bameze nka Eric ariko ni mwiza of course ariko abantu batakabonye bashobora no kujya kuri Instagram ya Melody niwe njya nkunda kubwira ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu ndakuvuga ngo njye ukomeza ujye muri abo bajori ntari Right, tubasuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya kuri GJC Media TV twizera ko mukomeje kugubwa neza ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari muri za diaspora zitandukanye mwese muraho mumeze neza murakomeye ese Ibugande ni muri diaspora wapi ngwiki bundi Uganda n'u Burundi ntago ari aba diaspora umwana ko twakuze ingando zo muri diaspora ubwo nigaga Ibugande ngo tutaraba diaspora abantu bariyo bitwa diaspora ariko twe ntago tubita aba diaspora ariko nibyo n'aba diaspora nyine mu byukuri n'aba diaspora yes twakiriye Aisha bwa mbere kuri GJS Media TV ndizera ko turaza kugira ibihe byiza reka mfata umwanya mvuga ngo muri kano kanya abantu badukurikiye batari mu bihe byiza mwihangane banze murebe Aisha rano ukuntu yaje yambaye aka Air Force anjye nayo ndambaye inkweto nziza ni wowe usko nambaye marike ya Reebok ni nziza nibyo mubwira nyine niyo nziza kurusha yanjye naka gift umuntu yamaye umuntu wakamaye niba barebye kino kiganiro ndamushohoje ngo ni umukobwa ko nta muhungu waguye gift kubera iki wowe uri umuhungu gusa yabagucike ngenda zitanga Eric sinamuhaye inkweto ejo bundi Eric uyu nguyu turi kumwe wenda birumvikana ko umuntu wawe murakorana of course hanyuma se Eri ikirenge urabona kingana gute mu kimwe mu bintu mfite binini cyane n'ibintu bibiri ikirenge n'umutwe ariko ubwo mutwe ni munini ufite umutwe munini uremo ingofero urebe ubwo ni wahitumirwa ikintu kinini ufite wowe utunze ku mubiri wawe ni iki shasi ubwo ku mubiri wanjye ikintu nunze kinini shaninda pe iranduta ako nabyo turi kubona none ari kutubesha ntabwo nese wabibona gute ariko njye mba mbizi ko ari nini okay yes reka tubanze tuguha umwanya manze usuza abakunzi ba GJS Media cyane kandi n'ubwa mbere tugiye kubana GJS basubiramo twumva GJS Media TV GJS Media TV ndabasuhuje nisere ko mu mayikazi yego okay tuguha ikaze cyane kandi nekereza yuko abantu bari bukwishimire rumwe mu bakobwa bazi kuganira umunsi bashaka kuganiriza abantu mu nce zose badukurikiye uyu munsi urumva umeze gute umunsi wawe wagenze gute muri rusange umunsi wanjye wagenze neza ngiye mu biganiro bibiri iki ngiki ni cya kabiri ikindi mvuye kuri Flash TV numva bashaka ko barambonyemo umuntu uzi kuganira uraganira kabisa sibyo ari kuri Flash TV yego ariko ni kuri radio ari gupromotinga yego ari kuri radio ibaze none ugeze kuri radio rero none bamamagaye abafana barahamagara biracika umva amarezo yabuze babyiganiraga no ku murongo
zimwe muri comments cyangwa se reka mbere kuri negative comments wakiriye muri iyi minsi cyane cyane ubwo utangiye gukora ama interview cyane ku bitangazamakuru bikomeye n'iki nizihe sugo hari izo nazo bamwe abantu banshyigikiye sure ejo bundi ko nakubonye biramanta ngo shanga arabavuga ngo ndasinda ngo ni bibi yego nyine buri muntu se ko aba afite ubuzima bwiwe umuntu ujya muri comment avuga ngo uriya umwana ngo arasinda ngo si byiza nabinyweye ntibyanyishe sinayi wabo sinjye iwabo nitunaziranye urumva atabantukiye ubusa kandi urumva ubundi Bralirwa ihari kugira ngo tunywe ibinyobwa byayo rero umuntu anywa icyo ashaka sibyo ariko kunywa byereshana usanga ari n'agatwikaye kuko ukigera hano nabwiye ngo bakwashyiriza iki ibyo bagwaye nanywa fanta nanyweye n'amazi bampaye ibintu bibiri ariko ubundi njyewe kandi wavuze ko muri weekend ubundi uri kuri byeri njyewe nywa inzoga kuwa gatandatu gusa uyu munsi ni kuwa gatandatu umunsi ni kuwa gatandatu ariko sindayinywa ndaza kuyinywa ubu uri gutegura igifu ariko ngo utuntu dutegura igifu mbere yo kunywa byeri oya urumva kubera ko nsigaye mfite impamvu nihaye iyo tariki kuwa gatandatu mba mfite ahantu hostinga Kacyiru kuri Connectville munsi ya Minagri rero urumva ni buri wa gatandatu rero urumva nibwo nywa inzoga gusa uyu munsi araza gushya shaka bisa mva ahubwo bajye baza kuwa gatandatu abantu bari ikiganiro bakire batari kuwa gatandatu ubwo umenye ko kuwa gatandatu niba uri mu Rwanda kuri Connectville Kacyiru uzajya wasanga Aisha munsi ya Minagri kabisa umwikorose tukati buryo aganda k'igitaka tubari icyapa cyanditseho Connectville ni karibu ese njya mbona abakobwa benshi hano i Kigali we haraje ibintu byo ghosting amapale ariko ugasanga saririmba sagira gute ko ngora hostinga bamuyango njya mbabona n'abandi bakobwa benshi barinda namwe ubundi uyo wagiye guhostinga nkawe ukirayo filime ukinayo comedy ubigenza gute kugira ngo entertaining abantu nta kintu na kimwe ukorayo ni ukuhaboneka gusa wenda nk'izina ufite nk'umusitari wenda runaka hakaza inshuti zawe zigakonsoma nta kindi ni nko ubundi hose ni nko gupromotinga akabari k'umuntu ahantu h'umuntu kugira buri wese ahamenye n'ejo nimba ntanahari nawe uzajya winywera inzoga nta kindi okay rero uwo muntu rero uvuze ngo atari umusitari ukabona yagiye guhostinga uwo muntu aba afite inshuti we niwe muhosta umuntu uvuga ngo aba afite abanywi kuko akabari kaduhamagara kugira ngo tuze dukonsome urumva rero umuntu wese ufite abantu baza bagakonsoma ibintu by'amafaranga menshi cyangwa benshi kigiye yahora iwawe of course ntabwo wabura kumwifuza ariko bagutwaye uno munsi hakaza abantu babiri ejo hakaza babiri ntabwo bakugarura ariko aba hosters ntabwo bisaba gusa kuba uri umustar ahubwo hazamo no kuba uri n'umunywi uri umunywi apana ushaka kuba unywa fanta sibyo nukuri ushaka kuba unywa fanta ariko ufite abantu bawe banywa ntago abantu banywa fanta bajya babasereza ko nta kuru bagira ntago bagira abantu banywa fanta nta nubwo urumva nta na consommation bafite mu kabari koko fanta y'igihumbi ntago warenze bibiri suko koko nagara amafaranga ariko kuri mitsingi zanjye enye imwe ni 5 bitatu ubwo 6 kuri mitsingi enye urumva rero umuntu rero dushaka kwa mama fanta just arahaboneka nk'inshuti ariko akanatahana kare ahubwo ngira ko ari n'igihe afungura boto ya Jameson ya Hennessy y'ibihumbi 100 bitana n'abantu bagatakubwira ugature Jameson undi Jameson dushaka 3 nitahira ngo mbaho na hostinze pe kaba kabaye ese ubwo amafaranga baguhemba yavamo amafaranga bamemba yavamo gute ntago ndayinywa I mean ndi kuvuga uzanya bakira kangwa Jameson yonyine boss abakeneye kunguka abakeneye kuguhemba abakeneye nanone mpamvu rero yanjye nzana abantu table yanjye birimo abantu benshi ku buryo bose arakavuga ati amafaranga nahaye Aisha yo yavuyemo ndi kubona ahagije urumva nyine kuko amafaranga ariko ugakora table yawe bakaza kwicara uruhande rwawe umuntu uje wese kubera njye yicara iwanjye kuri table bakaba benshi tugashyira indi table gutya ikaba uruhererekane kumbe umva mamaze ukwezi bambonyemo rero umuntu ushoboye
umva ko abana b'abanyarwandakazi bamaze kwihangira imirimo kandi mu buryo rwose bwumvikana so ayi rero nahoze nko ngenda ndeba umunsi kuri social media ntambara yavutse nuko utabimenye iyo wabimenye simbizi ari ntambara yavutse bati urugo rurasenyutse abandi yahise rica umuntu niko izi ndeba comment z'abantu ku kiganiro sheri wawe yakoze crash ugize urebaho sha narebyeho ariko ndebyeho mu kanya cyo gitwicaranye hari rero rwaswenyutse noneho rwaswenyutse ntari ni kwa mvuga buriya nabi nta kibazo ibibazo none ko yabivugiye kuri kamera ngiye kumusekeriza kuri kamera akansebya kuriya nambara inkweto ya 2 nta kibazo ngo barirene none ngo barirene wewe ni umwana wambara inkweto ya miliyoni enye none asanga sina yasebye Irene wasebye mana ushimwe we natangiye umutima uri kundya habaye kuko wabonera modoka ugatomvura nahabye narateze moto ngiye yo ngewe imodoka nari nzikiri moje ndavuga ni aha nakundi hasoka mucita ku bantu batari ikiganiro kirasekeje urumva ikiganiro bari bategerejemo Jolly mu modoka ni nziza cyane bazi ko havamo Jolly babona avuyemo Chita Magic noneho Irene yamvuze bavuga ngo ngiyewe ngo Jolly niwe wanjye ngo ambara ngo inkweto ya miliyoni ngashambara inkweto ya 2 nambara inkweto ya 2 buse yefose basigure angahe wana mugani hagira kugusebya siyansebeje kuri kamera noneho ongeraho kamera ya MIE bureka mu rugo bureka mu rugo iwacu iwanjye nawe Irene ngiye kumushyashyariza ku buryo nibutwara umugore biraza kurangira urugo ebana niko anavuge noneho ngo acana ngo rekana na Aisha abantu ngo rekana na Aisha ngo n'undi dora dushwana niko zubako wabyakira ute birabido nabyakiriye nabi nyine muzamureba nge nawe kuntu tuzabonana hagiye gushya tuzabonana pe biseriye muriteguye ariko se aye turetse kuvuga ngo wenda yakuvuze nabi ubundi koko tuvugishije ukuri abonye iriya modoka arije nk'umukobwa nka Jolly noneho ko wamurenganya baramutse avuze Aisha reka bagumye nasi imodoka yari ikururire ne gute kandi nawe afite imodoka oya ntago ari imodoka yamukuriye cyane wari uyijemo sitwa Jolly nkitwa Aisha kandi urika ko na Irene nigize kuva akunda Jolly cyane ari crash we ariko se byari biherutse se wari wongera kubona nyine umukuyemo none baranze ariko none ko byongeye kugaruka ibikomere by'urukundo byongeye bikomoka tuzabonana nge nawe mwihorere tuzabonana kako Jolly ni Jolly nanjye ndi Aisha n'abantu babiri batandukanye ariko bijya binabaho ko mu buzima busanzwe ari igihe usanga abagabo bafite abagore mu rugo ariko yabona undi mugore cyangwa se undi mukobwa mwiza w'icyuki bikaba ngombwa ko adevia oya ntabwo ntago mbyakira nabi sure nirari urumva ni nabi ariko nanone ugomba kwihangana kubera ko mbere yuko ujya kubana n'uwo mugabo uwo mukobwa yari ahari hari na benshi abona ariko yahisemo wowe rero nyine baravuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda nyine umugabo wanjye yirirwa azerera mu bandi bakobwa ariko agataha mu rugo rwanjye ibyo nishema icy'ingenzi ubwo wenda defo yabamo no kuri wowe wakumva ntacyo bigutwara nta kintu byantwara defo yabirimo nuko wenda ashaka kugenda wenda agasambana kaza kakwanduza iyo niyo limite namuha kugira naho ubundi bindi sha ngende umugore w'isezerano wirwa utereta bari abakobwa bose nta kintu byantwara ntabwo byambangamira none se donc umuhaye amahirwe yuko ajya mu bandi bagore cyangwa mu bakobwa urumva nyine atari cyo cyuho cyo kuba yakwanduza urumva ari ahantu wabicikira se nyine urumva nicyo kibazo niyo mpamvu nyine ntabyemera ariko se ko agenda abyuka agenda umugabo sibyo ntabwo ugomba kumenya ngo yiriwe hehe ngo na hehe yakubwiye ko agiye mu kazi bibaye ngombwa se ko ntagahari wenda yakubeshya ari nakonje ese wajya wiruka ku mugabo rero icy'ingenzi ni uko wamugira inama kugira ngo atazakwanduza naho ubundi ubimenye nyine ukamufata wenda rimwe cyangwa kabiri wamubwira ati basi jya ukora ibyo ukora nyine ariko indwara rwose ntuzanyanduze ibindi byose nta kibazo pe hari ikiganiro kimwe ugize kubona ahantu umugore avuga ati ngewe rwose umugabo wanjye yashimye umwana mwiza ati mushyira agakingirizo akirwanaho nese si byo ibyo bintu kuko urumva ari byo nibyo
aho kugira ngo se ndivyo ndi kukubwira uzi ibyo ari byo Jado none ushobora noneho ashobora kugenda ntunabimenye ibyiza no ko noneho ubimenye wajya umana akantu ko kwirinda ukabisupuruta uzi neza ko yasambanye ariko kuba yakoresheje yikingiye ni sawa yego atayikoresha noneho byaba ari ikibazo cyangwa abikoze noneho simbimenye sijya byiza abikoze nkabimenya nkabana n'umuntu nzi apara kujya mpora mvuga se umugabo wanjye ni muntu ki ariko mbere ya byose y'ibyo byose mugomba kuganira n'umugabo ese haragiye hari iki kiruti cyo ngiye naba mfite koko niba kiba gihari kuko ubutarakimenye mbere yuko agenda ntago kiba gihari na kimwe ni rari kandi irari karabagabo babisporta bivuga ko ntarari bagira ayi wumva mbwire nyine nibyo ndi kukubwira ntarari bagira ntaryo aravuga ati ni umugore wanjye ndataha musange abagabo rero baba bafite irari kandi irari ngiye ukuntu mfata irari ukuntu ngewe nta muntu utagira irari nanjye narigira ariko ngewe nshobora kugukunda uri umusore hariya bikarangira wenda tukanamenyana bisanzwe ariko just tukavugana kandi umuntu wagiriye irari iyo mumenyanye biranashira pana kujya kuryamana ntago ari ngombwa ntago bisanzwe ubwo se wamugiye irari yo kumubona gusa ntago ari irari ni ukumukunda nyine kuvuga ati mbega umuhungu mwiza kandi mfite boyfriend tuvuga turiya musore ni mwiza iyo ugize amahirwe mumenyanye bitabirangira koko ni inshuti yawe ari mu nshuti zawe nta gishya ariko uzacunge umuntu ukunda ni umuntu ubona utazapfa kugeraho yego ukavuga ati sura mu nzira mugera gute ariko iyo mumenyanye biba ari ibintu bisanzwe abirangiye ariko ari zimwe muri komenya mbona ngo ariko ubundi Aisha na Irene urukundo rwabo rushingiye kuki bimeze bite biri seriye cyangwa ntago biri seriye rushingiye kuki reka wenda sorry gatoya urukundo kugira ngo bakundane bafite impamvu nyinshi kuko ngira ngo tujya no kubivuga nk'abafana banyu byatewe nawe byarangiye mubyumvikanyeho ibintu mwemeza ko ari sawa cyangwa ni ibintu ni sawa pe biranye neza niwe njya nkunda kubwira ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu nkunda kubivuga ngo igihe ukomeza ujye muri abo bajori nta ribi ariko amaherezo ni mu nzu ntazagucikira ntazayanshikira yetse ko tukiri kumwe muri iyi Kigali mva ninjye nawe rwose none se ko ndeba yatangiye kubivanga ubwo ibyo bintu uraza kubisiporta gute koko umva azageraho anyakire ako njye ntabwo namwakira none kuzanya ngenda nyine nkamukubita nyine tugashwana ariko azageraho nyine birangire oya muzakirana uzamwakira nawe yakwakira nanjye nyakire ni kurwo rwubaka irari rizashira kogo rishira nyirarya apfuye irari ni ingeso kandi ingeso ipfana na nyirayo reka tumufate muri ba bagabo nyine twasi kuvuga uzajya umushakira agakingirizo sibyo Irene we ubwo nahame hamwe rero uzamujyana Nyamirambo ngaho dutangire ubuntu sibyo bamupakirire nk'ikarito kabisa bamwe bati wateye indobo nyakso ujyasanga Irene iki kandi ngewe nari mfite amasuku y'igihe tuzahura tukaganira ukansobanura ukuntu wanga umugabo nka Nyakso ugasanga undi mugabo nawe ushobora kwanga kuzasubira kuri Nyakso guteze Nyakso ni boss wanjye cyangwa ugafata muvunyi Nyakso ni boss wanjye urumva nta kindi kiri hagati yanjye nawe ariko byo ngo byari seriye gute ngo byari seriye ngo mwari muri relationship oya pe nukuri habe na gato ko bigutaye isoni nyine urumva mubwire buri wese ashaka kumva icyo ashaka kumva nyine ikintu umuntu ashaka kumva nicyo umubwira kubera ko Nyakso umuhungu mubi twakundana ndamukunda nka boss wanjye apana nka boyfriend kuko ntabwo ari boyfriend kuko ntabwo turakorana of course ubuzima bwa buri munsi ahari sinzi ahantu byahere bavuga ko ari ahubwo nanjye ibyo nanjye kubaza byaturutse ku cyumuntu kugira ngo simbizi nanjye byarancanze kuko byarakwirakwiye ahantu hose uzi impamvu ndi mu bantu badakunda gupostinga abasore pe kubona na postinze umusore byagutangaza njye ndi postingira abakobwa sitati yanjye ishobora kuvaho umukobwa wa mbere ikagira nk'abakobwa 10 nta muhungu urimo nyine noneho
ngenda Nyakso tuba turi nko muri shoot tukifotora bakadufotora urumva nkahita posting iyo foto bagatavuga none bareba bakabona wenda turanaberanye simbizi rwose nakipu nkipostingira boss wanjye ashiraho umusamariya n'umutima nta kibazo nkumva nta kintu binwaye ashaka ko ari impamvu kuko niyo muntu na postinga cyane w'umusore nkamushira no kuri stati nkamushira no kuri Instagram kandi nkamwandikaho ibintu byiza of course ariko nta kintu biba binantwaye Sanda ricyo bitwaye habe na gato rwose ndi proud yiwe pe rwose n'ubundi biramutse binabaye wabyemera n'amaguru yombi n'amaboko yombi n'umutwe ese niba umukunda wazamwatsa urukundo ko bisigaye sarubwire nte ariko mana ya oya ndamukunda wamwaka urukundo abantu ukavuga ati ndamukunda ariko nta apana kuvuga bora se bora nawe ushobora gusanga afite undi muntu banakundana nta wamenya agwa biyoberwa umuntu mukorana buri munsi nabimenya gute se namuhamagara muri kuri tele yamuhamagara turi kuri yamuposti ntago biwaburanye dusinye we ntago uzi life y'umuntu abantu urumva nubwo turi inshuti ariko hari ibintu biri privé kuri we ntagomba ngewe kumenya rero kimwe nuko nanjye atagomba kumenya privé yanjye boyfriend wanjye wenda ashaka kumubona wenda kuri social media namupostinze ngashyira ngo my boyfriend ariko buri muntu na privé rero ushobora gusanga afite umukunzi ntawamenya okay birashoboka ariko n'ubundi ari abantu bagira privacy hahandi n'inshuti za kenshi mudapfa kwita umenya direct umukunzi we ahubwo si ibyo bintu ubivuga iki kubona mfite nk'inshuti nkaho uri inshuti yanjye Eric n'iki bakaba batamenya girlfriend wanjye uzi impamvu n'abandi bantu bo hanze kandi koko turi na serie muri na serie biri na serie kabisa oya ngiye biri serie ibyo ubona gute ngiye biri serie nabyerekana ako impamvu ngiye ntagomba kwerekana boyfriend wanjye sibyo urumva turi muri relationship ariko ishobora kurangira ejo nkabona undi no sinajya mpora nerekana aba boyfriend mu gihe ikintu kitari serie nyine ubona nta gahunda ariko muri serie ugomba kumwerekana ukajya uberekana urugendo rwa buri munsi ejo niba murenge ejo niryari ejo twagiye kwa mama we twagiye muri famille ariko ubundi impamvu tutaba posting dukundana n'abantu batari serie wenda ariko navuga bitari serie ameze nka Eric none yeba Eric nka Eric ube Eric kuko yakugeza kuki abantu bameze nka Eric abantu bameze nka Eric murakundana pero unaryoshya urukundo ariko ukaba utamwerekana ko urabona ejo azagucika cyangwa nawe uzamucika ugafata undi wese wajya uhora uberekana bazabwa ntabwo no mukobwa ntabwo ari serie ariko biranashoboka ko ari abantu bakunda privacy ku buryo nubwo byaba bina serie n'umugore we adapfa kumushyira kuri poste zo hanze iyo ari umuntu uzwi wenda ari umunyamakuru cyangwa ari umuhanzi cyangwa umukinnyi wa filime akaba atafata umugore we ngo amushyire kuri social media ngo amugaragaze amwereka abantu ibyo bintu byo nyine byo ubona ari ikibazo ntago ari ikibazo hagati hari umuntu ushaka kumva ko ari ikibazo cyangwa atari ikibazo reka mvuga impande ebyiri ni ikibazo kuterekana umuntu wawe kuba ngewe nzwi umugabo wanjye atazwi guteze nyine nawe agomba kumenywa nyine nk'umugabo wanjye ku buryo ejo hatazajya n'umuntu unyiniraho ariko nanone impamvu batabashiraho hari igihe manu postinga boyfriend manu umukobwa akajya akamutwara ukimentioninga izina ajya gukora flow akamuflowinga akajya namwandikira akagutwara umugabo sibyo nibyo that's why nyine gushira boyfriend wawe kanone ukamentioninga n'amazina ariko iyo mubonye utanamention zadavuga ati uramusire kari mwiza se nzamukura none tujye muri opposite side ashaka ko ari umugabo none na posting umugore we nta posting umugore we yego nese twabonye agafoto twabonye agafoto uyu munsi kakadutungura ntago wakabonye nakabonye kandi arashize igihe abantu bibaza bitagenda gutya umugore wa Bruce Melody yagize gutya bwa mbere mu mateka nyuma y'imyaka irenga 5 babana n'umugore we ashyira ifoto ye hanze ushobora gusanga umugore we nyine adakunda nyine ko umugabo bamushyira hanze ari wabimusabye akamugatisha wapi ngewe ntukamposting kuko urumva Bruce Melody akurikirwa n'abantu benshi cyane rero ashobora kuvuga ngo ntago ngiye nkunda ko wamposting umugore ari uburenganzira bwe atari uburenganzira bwiwe
Bruce Melody nawe ntabwo ashaka ko bazamutwarira umugore wenda cyangwa ashaka kumwesipoza mu bundi buryo bwari bwose ntabwo wabimenye nyine pfa kuba babana nicyo cy'ingenzi birenze. umubonye gute rero? Ni mwiza iriya foto ntabwo igaragara neza, azashyiraho n'izindi iri black ntabwo wamenya nyine ariko ni mwiza of course. Si mwiza se? Ni mwiza. Wamukunze? Urumva kuvuga kwita umugore abandi bwi. Byo navugaga ko zamutwara. None yakora mention iso. Yashyiraho mention. Nase ushatse ko akora akamutaginga. Uriya mugore nta Instagram agira se? Ntago yabura. Ariko ntayo nzi pe. Umva ko nzi abagore b'abastar njya nkurikira. Niyo mpamvu rero atamushizeho nyine se. N'abandi bagabo b'abastar. Rero uzi yamutaginga. Twari tujya kumwandikira. Tumwikundishwaho wabuze ko agiye kuri Bruce Melody akavugisha umugore bakabishuti ukazajya kuri Bruce Melody uciye ku mugore we nyine rwose yakoze kutamenshoninga umugore pe. Yajyaga postinga abana beza pe cyane bajya no mu biganiro abanyamakuru bakazamo umugore tumubone kugeza uyu munsi rero yabikoze umugore we twamubonye muri media andikaho n'amagambo meza yabonye amagambo saryoshye amagambo yafashe gute kuko biryoshye no gukunda kubana n'umugabo kuri agata kwandikaho utugamba twiza. Kanze ndebe ka gafoto ka Bruce Melody ndeba amagambo yanditse gusa harimo ngo ko yamuhaye ubusore ntabwo yamwima ubusaza gushaka umugabo azi gutera imitoma we ese ndirimba nuzizi nose ko zahindutse hajemo ibindi bintu byarahindutse hajemo funga amacu fungura amaso ariko urumva no sibwari gupostinga ntagire ikintu ashyiraho ntabwo byakunda. Reba kano gafoto nongera urumuri ariko kari romantique kari romantique ni nziza cyane ariko ntabwo uyibona ariko ni keza ni nziza cyane pe cyagurya. Okay. Ariko abantu batakabonye bashobora no kujya kuri Instagram ya Melody bakaza kureba. Gusa ikiza si ifoto nge nabonye. Ahubwo amagambo nabonye ngiye kubabwira. Ari abantu amagambo ari kuzamo. Amagambo ari kuzamo. Ariko abantu batanakurikira ama Instagram batanabikunda. Niwe ngiye kubwira. Rekera aho niba taberetse. Akafite n'umugore mwiza by the way. Sibyo. Nuko nyine mbona nanze kubivuga kubera ko burya biri umugabo gatangira kwita umugore w'abandi ngo ni mwiza. Ntabwo ari byiza. Ariko ni mwiza. Ubwiza bw'umugore bubonwa n'umugabo we. Ni mwiza pe. Nari. Ariko yanditse warantwaye ubusore mugabiye n'ubusaza. Ko mana yanjye. Sha umutoma n'umwaka. Umva ngubwire. Ngira muri telefone yanjye amagambo meza ntajya nsiba. Umva? Nigeze nayakoreye screenshot kwa Igor Mabano. Nawe yari yapostinze akiri muri za mariage nimba ari mariage nimba ari umurenge nago njye nyasiba. Yanditse ngo iki? Nago njye nyasiba. Ari abantu bakundana dore ni nayo banza muri telefone yanjye. Yes. Ni izina ry'Imana kandi telefone nyimaranye imyaka ingahe? Ibiri. Kandi igihe Igor Mabano ubukwe bwe bwabaye mu myaka 2 ishize. Igor Mabano. Yanditse ngo iki? Mbonye umwamikazi nakunze ndatsinze negukanye umuringa ni igihe kitari gito ngutegereje inyamibwa yanjye none wa munsi narotaga urageze mbonye urubavu rwanjye nari narabuze ubu nduzuye ndanyuzwe nta zindi mpaka maze rero urukundo rwanjye nkuhaye ubuzima bwose nsigaje ino ikindi kandi ubu kuva none ndakomerezaho ntuzicwa n'irungu ibyo ndabirahiriye nzakuririmbira zitarahimbwa ncurangira urwo ngukunda unyurwe none nejo ibe ari nge nawe nyamibwa yizihiye urugo. Ayiga data we bro guki man abantu bazimani kwandika man ureke twebwe ngo bonne chérie I love you ariko mana we rega ubuhanzi ntago twese dufite iyo mana. Oya ibyo ngibyo n'ubuhanzi burimo n'ubugeni. Ntago ari ubuhanzi amagambo meza abaho urandika nge iyo nk'umushiti wanjye yagize anniversaire barabizi ari inshuti yanjye ariko pe in deep ndamwandikira amagambo nkamubwira ibyiza byiwe uko tubanye Imana izamfashe nyine ntabwo abura amagambo yo kubwira umuntu. Ego nawe ufite impano y'ubuhanzi ntabwo ari bose bafite impano yo gukora yo gufurumiratinga ko nyinshi bakubwira amagambo wenda mwiza ibintu nk'ibyo bisanzwe bimfura utuntu dusanzwe twari kumengeza nagukunze
agukubita Emirene nubwo byapfuye ariko ase byapfiriye ntabwo byapfuye agatotsi azagukubita uraduteranyije. Emirene inshuti yanjye ariko ntari inshuti yawe burya ngabagabo utashaka wambwiye ngo urashaka kumuntwara. Ngabagabo badapfuye umugore bafite bapanga amafaranga. Yego we ntimwapfa amafaranga ntabwo twapfa kuko nta kazi duhuriraho. mwapfa umugore. none umugore we twamuhuriyeho uyu munsi ku kiganiro ariko rata si ujya ubona ko agiramo n'akantu ko gufuha. ubu ngubu uzaba wumva azabimbwira azambwira ati yesi wese si bagutwaye. iyo ntangiye kwivugishwa ngo nakubonye Jolly atambwira ngo wese ntabwo nakubonye ngo kwa Jado ngo Jado ari kuvuga ngo azakuntwara nyine ahita afuha ariko nyine agatashaka kutabyereka abantu ahita nidefanda nk'umugabo arijijisha agadefanda amakosa. ariko naje kubona kwijisha ko kamvuga nabi mu bandi nta kibazo none baze kumvuga nabi imbere ya Sabe na Chita ntabwo ari iyo aza kuba ari aho gusa imbere y'isi yose uriya mugabo rwose ibyo tugomba kubisubiraho. uriya mugabo rwose ashobora no kuzaguca inyuma mu bantu sibyo mwihorere ntabwo uriya mugabo mwihorere widuteranya kandi tutari kuri uriya mugabo umeze kuriya ko widuteranya ariko kubera iki ujya usanga umugabo n'umugore bararwana mu rugo induru zikavuga cyangwa se bagashwana bagatukana bagaserera ibibazo bikayibazo ariko bwajya wamuvuga nawe umugabo akanda kugira kandi ari we waje gutakira ati yaranyishe n'umugome yarandamurambiwe wamuvuga nabi gatoye suze ndirimba ivuga ngo ngo sobu kumugura nyeso suyizi ntuzayisubiyemo Marina na Mpano na Ego ako kajambo niko nkunda kukabwira abantu urumva ni impamvu uwo mugabo yagukuye iwanyu kandi uba ugomba kumwubaha niwe aragutunze rero igihe cyose nshaka kugutakira of course nta kibazo ko ndababaye aka kanya ariko ejo n'ubundi nibwo ngutakiye ndasubirayo rero ntabwo ugomba kubyuka umuvuga nabi ko byarangiye wamfatanye n'umujinya nawe nakubwiye n'umujinya ngira inama nyine ariko pana kuza kungira inama ujya ujanisha ku mugabo wanjye nawe wapi umuvuga nawe umuti ariko ari n'igihe batanamuvuga nabi ahubwo amuvuga ibyo yakoze ibaza umugabo waragukubise warakugize gute ariko kugira ngo umuveho bikaba ikibazo ntabwo wapfa kumuvaho biterwa n'iki buriya wageze mu rugo nyine nuko uba umukunda ubona nta handi hantu I think igihe ndabonye abantu bafite urugo bagira defo yo kumva ko gusubira iwabo ari uguseba sibyo kandi mu by'ukuri ushobora kubana n'umugabo akakubangamira igihe cyose kandi iwanyu ntacyo watwaye ikindi kandi se wazamura n'undi umugabo yakumereye nabi rwose urumva wakigendera ugasubira iwanyu ugaseba nta kibazo nimba koko iwanyu nyine nabo bifata ngo nko guseba ngo abaturanyi ngo bazabibona bate none ngiye ngo meze mere nabi se none se umubwire kandi ntumbeshye iki kintu cyagutandukanye n'umugabo yaba yakoze iki umugabo ku buryo wakumva ko neza byahita birangira umugabo wanjye ikintu cyanandukanye nawe nuko naba mbayeho nabi kandi afite ubushobozi ugasanga umwana yiga wenda muri ahantu hafi yake hatazamuha ubumenyi buhagije kandi afite amafaranga yo kwishyura kubera ko ayo mafaranga wenda yajyana mu nzoga cyangwa mu buraya twatandukana pe nkajya gushakira ubuzima abana bawe cyangwa nanjye nkishakira ubuzima ibindi byose nta birenze kuko nta muntu udakora amakosa arakora amakosa akamubabarira ariko icyo kintu kidahindutse nagenda umugabo yaguciye inyuma wamubabarira ntabwo mwatandukana yagukubise se yankubise nyine none se byagenda ntari arankubita nyine nkabyuka nakize cyane nababaye tukiyunga nta birenze kubitwa n'ibisanzwe n'umuntu agukubita atari umugabo wawe oya si uko gute bibaho se mu buzima umuntu akankubita nko mu kabari bijya bibaho wari kuba wasinze abagukubita ubwo kuri rimwe na rimwe hari igihe bari ukuri ariko numva ko nta muntu wapfa kugukubita umugabo wagukubise nawe yaba yasinze nkeka ko atagukubita gutya muri bazima barabakubita agoye iki ariko wakoze amakosa n'igihe umugabo ari n'uwo ubona yakoze akaza kugira ngo yishinje amakosa
kugira ngo agucecekeshe Imana izandinde uwo mugabo n'ukuri. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye mu ngo nyine ndabizi. Byambyumva pe buri wese akuganyira ibye wagera ryo ugasanga rero wa wundi we nta kibazo na kimwe afite ubwo ameze neza. Ikintu amaze kumva utinya kubaho nabi, utinya ubukene muri make cyane ariko shaka ubukene buragatsindwa. Uzi ko nta n'ijana ufite, uzi kwifuza icupa ukaribura. Oya ibyo nabirenze, ibyo nabirenze tagashyizemo, ibyo nabirenze koko. Ntago umuntu w'inzoga kandi ubona abandi banywa icupa, umuntu w'inzoga abafite inshuti kuko iyo utagura inshuti nawe ntago baza kugurira. Hako iyo yiguriye nayo yicarana akatavuga Aisha uri he mugezeho. Usko nabonye abanywa baba bameze nka koperative. Ni koperative igenda no wese ko ajya kugura inzoga zo 5 ugakoresha itike ya 5. Oya sibyo sinibyo urumva Aisha uri he ndi Kanombe ndi Kanombe uro dusangire kava he Kicukiro wenda 2 bigera hariya 2 5 wenda inzoga za 5 ka wenda urumva urahazi ugomba gutaha si 5 se nyine byitike nawe wakoresha n'ubundi wari kwicara mu rugo ariko kanezerwa agenda wishimye taranguriye rwose kandi ibyo 5 ntago yabiguha na gato ngo wigurire mudasangiye ikintu kinyibukije kuki no gukimana kuki abanywi umwe ntagashobora guha amafaranga niyo wavuga ati harahiye mu rugo baransohoye natike yagutegera iyo umubwiye ntatike ngwino ndagutegera dowori ngwino tunywe ariko kamubwira ati ibaze noneho wabuze tike ugiye kunywa inzoga z'amafaranga 5,000 ari jumba ufite najya no gutara gutegera moto ariko ntari jumba ari buguye gahibaze ubwo bwenge si bukeya ubwo si ubwana bubi. Hari n'abantu bavuga ati ngiyewe umuntu wa fanta sinjya ngura umuntu fanta, hari n'umuntu ugiye kondisiyo akaba atakugurira fanta wese wayimugurira. Njyewe njye ntagura umuntu fanta nsa ndakoze wowe bayikogorera abasore b'iki waririmbye kandi akuyungu ashaka ko arimo abasore bakura abakobwa bamwumvishe bakugorera kandi navuye ngo ngurira agafiriti kahibaze na musore ngiye na wankura sure. Hari umushiti wanjye ufite akabari n'umukobwa wallahi mu kabari ke nta fanta ibamo nta nimwe ibamo. Rinda afite akabari k'imisagara akina mu muturanyi k'imisagara ndamutwikiye acuruza k'imisagara uzamutse ku Ntaraga hafi umuhanda wa mbere utaragera ku muhanda ujya Kamuhoza ku kagari ka Kamuhoza k'imisagara na fanta ibamo. Umuntu wa fanta nushake ntuzagereyo ni izina ry'Imana ndiseriye mfa Igo sibyo wari wajyayo hari fanta iba mu kabari ke muzaza mukugiye wenda kwinekera gusa ku Ntaraga ku kagari ka Kamuhoza k'imisagara uzagenda uvuge ngo mume fanta karenze Rinda naramukise kubera iki ngo ruse fanta ntango niyangwe byini ngo yicare hano intebe yuzure ayamva aravuga ati wapi bajye bayifata hari na nyine na kuri boutique mujye bayifata hari uskari bw'ubwamene n'umusika kameze gute nukuri kwimaranye byaranangaje naramukese wowe hari igihe umuntu atabari gushaka kunywa inzoga nkumva adashaka fanta atambwira ati mva taha nimba nyine nta nzoga ushaka taha urukumara icyana ariko ni idea kubanywi nziza kabisa mafanta nta nubwo yunguka so ubivuga ati fanta nago yunguka pe nago yunguka kandi ikindi abantu banywa fanta nago bajya mu kabari agura fanta akagenda mu rugo kwinywerayo cyangwa akagura yo mu gapipa kano gapipa akayitwara sugura umva bitarenze ararenze kabisa. Cyakoze ari ngira turi twiza mwana twabanywi ubone iyo bateranye abamwe bateranye ikibazo basinda bitandukanye wese asinda ibye hari usinda atera story byataraga gutera story akakubeshya beshya inde mushiti wanjye ujye umbeshya beshya akakubwira inkuru zitabaho aranyica ariko akubwira inkuru zitabaho akubwira inkuru zitabaho ariko ziryoshye ariko mu gitondo gatuvuga ati yarambeshye hari n'undi usinda ugasanga ari gushaka gushwana
aho ngo ntabwo bari mwiza hari n'usinda agashaka nyine ibintu bitandukanye hari n'usinda agatangira kuvuga n'aba bantu numva rero nawe urabizi na se songa inzoga none se njye nanywa inzoga nywa fanta barakubuza ariko atazagira umbeshye twasangiye fanta ngize ngo ariko njye n'umunsi kwa gatatu sinabikubwiye uraza kutugurira inzoga kucyunywa fantasy kugenda umudivantiste rero abadivantiste mu idini ryacu ntabwo twemera inzoga hanyuma ari ibintu byo bibaho ku bakobwa banywa inzoga nubwo ibyo byo kuvuga ngo societe ngo nuvuga ko inzoga uri umukobwa ibyo ntabwo turi bubigarukaho usibye kwirengagiza utubare wajyamo ugasanga atarimo abakobwa nihe muri Kigali tuvugishije ukuri ahubwo se abahungu baryoherwa nta nubwo inzoga akenshi ziba dore nazo ahari hose uruzi se noneho abakobwa batagiye bajya mu kabari n'abahungu ntabwo bajya bajyayo kuko hari abantu abati benshi baryoherwa no kuba bari gusangira n'abakobwa ariko niyo banajyayo niyo bananywa inzoga abagabo badashaka kuba basangira n'abakobwa benshi usanga bari muri boutique mu rugo muri quartier inzoga muri boutique ntabwo iryoha bicaye i Kigali cy'abantu nka batanu babagabo nyine bo muri quartier baganira ibyo mu rugo n'iki ariko hari utuntu tujye tuba ku bakobwa iyo banyweye byeri ubwo amahirwe turi kumwe uraza kutubwira ngo warigiye abakobwa iyo banyweye akabyeri birekura cyane ugasanga ntagaze uko byagenze bwacya mu gitondo akavuga ati ninde wankoze ibintu ntabwo birakubaho ntabwo njyanywa inzoga ku rwego rwo gukora ngo nasinda ngira limite ngewe y'inzoga ntabwo ujya usinda usinda nka esha wapi biba ubugeze habi none se ko ari umuntu wambwiye nywa inzoga ati ngiye nyweye inzoga sinsinde tubyatwa nka fanta n'amazi nese unyweye inzoga n'usinde ntabwo ari gusinda komuteri nyine urumva ariya na alcohol n'inzoga ya mbere n'iya kabiri utawumva mu mutwe hagiyemo akantu iki gihe ubundi nibyo twakwita gusinda ubundi byo kuko iyo kagiyemo njye nibabwira wenda ngo inzoga enye nizo enye nyine tugataha ubwo nyine nimba bigikomeje nta kibazo mwe mukomeze ariko ngiye mu ndege kuko urumva ntabwo ujya urenze enye ntabwo narenze enye none se wava saa tatu wahostinze n'urugero za nijoro ugeza mu gitondo wenda saa 10 unywa inzoga enye cyane rwose enye gake nyine se uri kwirukanswa n'iki kwikontorora cyane umva kavuga ati koko urumva ntago nkora mu kabari ntago ndi umusinzi kandi ejo mfite akazi mu gitondo ngomba kunywa inzoga enye kugira ngo ejo nzabe meze neza mu mutwe kandi ibaze nazo zimbyutsa meze nabi ntago nje mu kiganiro wari ubitaye hanze uri mu kiganiro n'agahanga reka tubirangize n'ubundi oya ntabwo nanyweye inzoga natarababeshya warayinyweye akabyeri oya ntabwo nakanyweye uraza kumbwira ngo kono hangover burya biba bimeze ariko manzi umbwire abakobwa benshi ni kese nyinshi nagiye numva iyo nyweye byeri nyinshi nashiduka atazi umuntu uwo muntu rero nyine uwo muntu nyine wamuraranye uwo muntu none mu gitondo akabyongera kandi yes ibyo bintu rero ni ubupfura buke n'ibyo nakubwiye ntabwo umukobwa aba yiyubaha koko kunywa inzoga ntabwo ari ugu ese inzoga zigiye n'ejo uzanywa izindi nywa mu rugero n'abantu muri kumwe batagusuzugura kuko urumva uwo mukobwa icyo gihe ntabwo azahura na ya gurupe basangiye ihita imucishamo ijana akavuga ati ino mukobwa aradusebya wapi biba birangiye ntabwo ari byiza rero ubu umuntu agomba kugira limite y'ikinanywa kuko ejo ushobora kunywa n'izindi urumva none abantu banywa buri munsi mwumva inama zahisha ku bakobwa mu nywa inzoga kuri ugomba kwikontorora ukavuga ati ngiye pe nakubeshye kure wenda nko kuri 6 zanjye banasinze ugatuvuga tugurire 6 nibyo ngiye kuzajya nywa ukamva bavuga babyita ngo guciramo abafite banjye niko bajya guciramo nyine guciramo no kunywa gake kugira ngo umuntu udafite amafaranga anywa nyine kugira ngo abe ari kumwe n'abantu nyine basangira ariko kuba kadafite ayandi yo kugurinda nawe rero jya umuciramo uvuga ngo 6 zanjye zirahura na saa 6 z'ijoro kandi nanjye niko kurumva mba ndi kwiruka nsuza abantu ngiye gufata abantu banjye baje muri show yanjye mbafata arumva nkasiga arimo gake yandi gusomaho nkajya kwibyinira nazinywa se ubwo wanigenzi siga
aho wenda ushobora guciramo uri umugabo bajya bambwira ko umukobwa unywa inzoga ashobora kumara umwaka atiguriye icupa ariko nubwo nayigura gute asubwo nagura inzoga ako nakugurira wangurira ako sinakigurira inzoga njye nkifata njye nkajya mu kabari nkagura inzoga oya ako byakunda ariko uri bungurire kandi ikindi wanze usubize uri bungurire barangurira ntago baramemba uze ndaza kukugurira connective ndayikwemereye ariko ubu ngubu fanta koko yakunanira fanta isugo fanta ni ya Eric bwo amafaranga yatashira abavuyemo inzoga ebyiri akarike namugurira urumva rata nyine sha tugomba kwikontrola tukanywa neza mu rugero tukiyubaha kuko gunywa inzoga abazwiho nk'umusinzi bakaba tugasha nago yiyubaha ariko mvugomba kuyubaha bakanumirwa kandi ngo umukobwa uzajya uzinjira mu karo kabona asuzanye n'ababanza n'abaseriveri uzamenye ko uwo mukobwa nta mugore uzavamo kuko nawe akabonye nta na rimwe ngiye najya mu kabari ngiye kugura inzoga ngiye majya bamamagaye bashiti banjye ariko turi gusangira hano ngwino wenda bakangurira ariko nanjye nkabagurira wenda ariko sinshobora kuvuga ngo ngewe ndifasha yesha ndumwe ufashe inote zangiye ku mukabari kunywa inzoga mu kabari kunywa inzoga ndimo shawa ya pe okay rero uri umwe mu bakinnyi ba filime bakomeje kuzamura izina kandi bagaragara kenshi mu mafilime arebwa n'abantu benshi yaba kwa Nyagiso yaba kwa Kiramani no kuri chaîne yawe bwite viewership itangiye kuzamuka mu buryo bugaragara njya mbona abandi bakobwa nka urugero nk'aba Ariya bari kubaka amazu bihagaze gute wowe bariya kuru bakoze kera sha nawe uri kuza nta kandi kuza yego amafaranga nyine turi kubona ayo ndikora niyo nashinzemo cano nyine numva msigaye mfite bije yo kwishyura abakinnyi banjye ko nabonye ibintu bya cano kwa Irene bijya bigira ibibazo gute Irene nazakwiba cano rero yanyibacana no kugenza mwibacana ranzayiba Vestina na Droka ese n'ubyibuka mama waza gufata cano kwishyuza cano y'abana be byaba ibibazo tuba dufite ababyeyi nyine baba bafite uko bumva ibintu kuko ibintu batabamo babyumva biri too much barabikaze ubu nka mama yumvishe ko mfite ibibazo urumva ko hatabazi ngo social media ngo ni iki oya ahitazanye navuga ati mwana wanjye arenganurwe bamuhe cano niko azavuga no cano ntabazi cano nibyo ari cano yumvise ko ari cano bayimuhe use cano mama warabizi ko uyifite ntabyazi ntabwo se cano arayizi umunsi wayibuze bizagenda mama wanjye ntabwo ko mfite cano rero numva nta nubwo agomba kumenya ko nanayibuze kuko ntabwo azi ko nyifite ashaka kureba filime ariko atazi ngo barimwereka ariko ntabwo ajya kuri YouTube ngo ajye kubireba oya arabireba akavuga ati umukobwa wanjye yabaye ajya ambwira ngo singo ko witondaga kera byagenze bite warahindutse nkatamubwira ni biriya bintu baba babyanditse bikina byanditse ati nukuramba ikina ati wewe azi ko uri umunyamahane wo ku rwego rwo hejuru akatambwira se ko ntakuzi gutya biba byagenze bite birandi gushaka amafaranga rero mva turi gushaka amafaranga nashinze cano sigaye mfite abantu nanjye ndeberera mvuga ndabishyura ndamutegera inkindi Aisha TV bakore subscribe kabisa bagufollowing no kuri Instagram yanjye Instagram yanjye rwose bakore follow nago gisaba followers umuntu nkunda n'ubundi arahari kako kereka sugize bangaye hari akwa n'umuntu umenyeye hano hari umuntu umenyeye hano ureba rino cano gusa umuntu rero ndamusuhuje akore subscribe nyine kuri channel yanjye Nkindi Aisha TV ugize neza wapininga link yanjye ya YouTube yanjye and then bakore subscribe nyine banamfollowing kuri Instagram yanjye nitwa Nkindi official njye nyine mu gihugu yitwa Nkindi yitwa Nkindi official kuko hari nayo Nkindi fans umuntu wakeye fans nyine nawe afite na followers benshi nawe reka nyine akurireho andireho ni umushiti wanjye ariko ni umwana twaramenyanye nabonye agira ikinyabupfura ni umwana yaranatsinze uza amanota afite 58 reka ni izina ry'Imana ariko ikintu cyanangaje n'umwaka baratsinze nabonye abantu bose babujuje uno mwaka baratsinze byagenze bite
n'umwaka baratsinze nyine leta yarabakopeje nabonye nyine areberera cyane ibintu tuzabisubiramo pe ukuntu anayubaha mbona n'umwana ufite ikinyabupfura anyereka ngo ndi ku ishuri ambwira ngo buri kimwe cyose ejo ndanyeretse amanota ya 10 ni umwana mwe nabonye ari umwana ni mutoya umusore ariko tuzasubira iki kizameye kizasubirwemo sibyo abantu bose barujuje utarujuje 50 ntago bishoboka ibyo bintu shabayandikire rero kuri iyi nyindi official nta muntu ntajya nsubiza nta message niyi nimwe mba mfite muri muntu wese ugendekeye ndamusubiza cyangwa hari n'abantu batagira imbuga nitwa kuri email yanjye nyindi aisha@gmail.com. Okay, shaka no gutera inkunga projet rwose ushobora kwandikira shaka no gutereta nta no Elena kubuta umuntu mwiza ariko rero abantu muri za diaspora abantu muri Amerika inyindi rwose n'umukobwa w'umunyarwandakazi w'umutima mutamubona avuga gutyo ariko ubundi n'umunyarwandakazi rwose wakubaka abasore rwose nababwira iki ubu ngubu abantu bancizeho shahu nyine yabaye Rene yagukuye ku isoko sibyo nagushyire mu mago rero sibyo bigira inzira turaza kubisubiramo kadusoza ikiganiro ndabizi ko twagize ibihe byiza ariko tunashimira abantu badukurikiye n'abasezera by the way reka nk'umwanya basezere n'ubundi nzagaruka nta kibazo nibankunda ariko nkibona batankunze ntagungaruka rero nyine mwakoze kunkurikirana ndabakunda komeze mushyigikire munenge munashime. Okay, dushoje ikiganiro cy'uyu munsi kuko twari dufite igihe kitari kirekire cyane ko tuzanyira tuganire kuri byinshi bitandukanye. Yari Aisha, njye na Jado, tushime. Hanyuma kuri kamera dufite Eric. Thank you so much. Bye bye.